Mbanje kubasuhuza inshuti bavandimwe tugiye gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi. Reka tubanze dusenge Imana mbere yo gusangira ijambo. Imana Data twese uri mu ijuru, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Imana tunejejwe yuko wongeye kandi kutugenera umunsi mushya kuri Gicumweru. Umunsi tugiye kubana nawe, umunsi tugiye kubana n'abavandimwe muri iri jambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ryaravugutiwe, ijambo ryawe rifite imbaraga zo gukiza umwana w'umuntu, imbaraga zo kubatura umuntu, imbaraga zo kumushyira ku kigero ushaka wenyine mwami. Niyo mpamvu nifuza ko uza wenyine muri iri jambo ukaryivugira, ukangira igikoresho, maze mwene data urikurikiye ugiye kuryumva akarushaho kuryumva neza abishobojwe n'umwuka wawe wera. Ngwino gumane natwe muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe rize ari amazi amara inyota, rize ari inyundo ibasha gucura imitima, rize ari umuti ubasha gukiza ibitekerezwa biri mu mitima yacu. Ngwino mwami, ndagukeneye kandi na mwene data aragukeneye kugira ngo umushoboze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nongeye kubasuhuza mwese inshuti bavandimwe, tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri Gicumweru. Mukuri nojejwe kandi no kubona uyu mwanya, kandi nshima Imana yakomeje kuturinda, Imana yaturindiye mu itorero, Imana yaturindiye mu miryango yacu, Imana yaturindiye muri iki gihugu cyacu, nihabwe icubahiro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi wa none, nise gutsinda intambara zibera mu bitekerezo byacu. Umutwe w'amagambo tugiye gusangira uyu munsi ni ugutsinda intambara zibera mu bitekerezo byacu, cyangwa se mu yandi magambo kwegurira Imana ibitekerezo byacu akaba ariyo ibitegeka. Kwegurira Imana ibitekerezo byacu akaba ariyo yonyine ibitegeka. Bibiliya dusoma, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga byinshi ku mutima w'umuntu, ivuga byinshi ku bitekererezwa imbere mu muntu mu mutima, kandi Bibiliya ivuga ku mutima unezerewe, umutima wishimye, ariko kandi ikavuga no ku intambara zibera muri wo, intambara zibera imbere mu mutima, intambara z'ibitekerezo zirwanira mu mutima wacu. Umuhanga umwe yaravuze ngo mu masaha 28 kuri 28, no kuvuga ngo umunsi wose mu mitima yacu habera intambara ikomeye. No kuvuga ngo izo ntambara zibera mu mitima yacu tugiye kuganira uyu mwanya tizihwema, zihoramo amasaha 28 kuri 28. Ndetse mu yandi magambo ntabwo naba nkabije cyane nkubwiye ngo mu mitima yacu hasa n'ahaberamo isibaniro ry'ibitekerezo bigaruka bikatubera, bigasa nkaho bihindutse intambara. Hari umwanditsi wigeze kwandika muri ya myaka y'1965, umwanditsi wigeze kwandika aravuga ngo intambara itagaragara, intambara itagaragara. Intambara zose tuzi muri iyi si ziragaragara, ariko hariho n'iyindi ntambara itagaragara. Iyo ntambara itagaragara niyo y'intambara ibera mu mutima wawe no mu mutima wanjye, kandi ni intambara ikomeye cyane, intambara y'ibitekerezo biza biri imbere cyane, byihishe imbere mu mitima yacu. Iyi ntambara ni intambara ikomeye, ni intambara ishobora gusenya umubiri physique, ikaba yanatera n'indwara, igatera indwara cyangwa igatera n'ibindi bibazo, umubiri ukaba wahungabana, rimwe na rimwe n'umubiri ushobora no gupfa wicwa n'ibitekerezo n'intambara ziba ziri imbere muri wo. Iyi ntambara ibera mu mitima yacu ishobora no kwica n'imibanire yawe n'abandi bantu, ugatekerereza undi muntu ikibi, ibitekerezo byawe cyangwa se intambara ziri imbere muri wowe zikaba zagutandukanya n'umuntu, zikaba zagutandukanya n'abandi,
zikaba zakugira umuntu uri aho ariko mu kuri watandukanye n'abandi. Kandi uko zigutandukanya n'abantu ni nako zigutandukanya n'Imana. Ni intambara ishobora no kukugeza ndetse n'igihe n'umu. Ndabivuga ngusaba nshuti muvandimwe ngo ukurikirire ijambo riragufasha. Iyi ni intambara ishobora kukwica mu buryo bw'umubiri, intambara zibera imbere mu mutima, zihisha imbere mu mutima, zica umubiri, zikica umutima, zikica ubugingo, zikica imibanire yawe n'abandi, ariko kandi zigashobora no kugeza umuntu wazemere ko zimuturamo, zikaba zishobora no kugeza igihe n'umu. Iyi ntambara irakomeye cyane, irakomeza, ntihwema, ntigira igihe na gitoya ibasha guhagarara. Uyu mwanditsi yarakomeje avuga ngo iyi ntambara ntabwo izigera ikuzanira amahoro. Impamvu itakuzanira amahoro nuko uziteza, ubwo icyo nshaka kuvuga ni intambara zibera mu bitekerezo. Ntizigera zikuzanira amahoro kuko uzana izo ntambara zo mu bitekerezo ari umwanzi wawe, kandi uwo mwanzi ni Satani. Uzi impamvu izi ntambara ziza zikomeye mu bitekerezo byawe, ziza zikagiramo isibaniro, ugatekereza ibintu hirya no hino, ibintu byose bikaza bikakubera intambara, bikaza bikaba muri wowe ari ibibombe, ari amasasu, ari byo kukwica. Nyirabyo bitera azi impamvu, wowe ntabyo uzi. Wibwira ko urimo uratekereza gusa, ariko nyirabyo umwanzi Satani aba azi impamvu. Impamvu azana izi ntambara zitaboneka ni imwe gusa. Izi mpamvu ni iki? Nuko ibitekerezo byawe ari bwo butunzi bwawe bukomeye. Satani azi neza ko ibitekerezo by'umuntu ari bwo butunzi bwiwe bukomeye. Burya Satani ntiyakunda kutunga, Satani ntiyakunda kugira imitungo myinshi. Ikintu rero azabasha gusenya cya mbere ni iki? Azabasha gusenya ibitekerezo by'umuntu. Kubera iki? Kuko mu bitekerezo azi neza ko ibitekerezo byiza ari ubutunzi bwiza, ibitekerezo bibi ari ubutunzi bushobora no kumusenya. Rero Satani azagaragaza kuza gusenya, azagaragaza kuza kuzana intambara mu bitekerezo byawe kugira ngo agusenyere bwa butunzi bukomeye. Abantu tuzi ko ubutunzi, wakubaza ngo ese ubutunzi ni iki? Ubutunzi ufite bugaragara, uzamwereka amazu niba uyafite, uzamwereka amamodoka niba uyafite, uzamwereka imirima niba uyifite, uzamwereka imitungo yindi ufite, amatungo n'ibindi. Ariko reka nkubwire, ubutunzi bukomeye buruta biriya byose mvuze, biruta na biriya wanditse mu gitabo, ni ubutunzi buri mu bitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe ni ubutunzi bukomeye, ni ubutunzi buruta biriya byose. Hari ubutunzi tujya tugenda tukarindisha abazamu, tukaburindisha abaturindira, ariko umutima w'umuntu ntubashe kuwurinda. Umutima w'umuntu aribwo butunzi bukomeye bukakunanira kurinda. Iyo Satani rero abashe agahungabanya wa mutungo wawe imbere, iyo Satani ahungabanyije wa mutungo wawe imbere, ari byo bitekerezo, aba yahungabanyije na bya bindi byose, atarinze no kubikoraho. Kuko ibitekerezo byawe iyo bihungabanye, bikarwanirwamo, ukemera ko biba bibi, ukemera ko bigutandukanya n'Imana, ukemera ko bigutandukanya n'abantu, na bwa butunzi atakozeho azaba bukozeho. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dufite, byose bihabwa amahoro n'ibiri muri twebwe. Ntibyabona amahoro iyo ibitekerezo byacu bidafite amahoro. Ikintu cyose kizafata ibitekerezo byawe kizaba cyanakugezeho nawe. Nongere nsubire muri iri jambo. Ikintu cyose kizafata ibitekerezo byawe ukabona kirabishyikiriye, ukabona kiragufashe, ukabona cyakugize imbata, ukabona cyagize imbata ibitekerezo byawe, nawe umuntu wese kizaba cyamaze kumufata. Abantu benshi bananiwe gushikira ubwiza bw'Imana, bananiwe kubana n'abandi, bananiwe kumenya urukundo rw'Imana, bananiwe no kumenya ijambo ry'Imana, bananiwe no kumenya Imana. Kubera iki? Kubera ko Satani yamaze gufata ibitekerezo byabo. Satani yamaze gufata mpiri ibitekerezo byabo, arabigenga. Iyo abigenga rero aba yamaze gufata ubutunzi bwawe bwose bwo mu isi, ariko ashaka no kukurimbuza Gehinomu.
Satani iyo umaze kumwemerera akaza akicara mu bitekerezo byawe, umva nsubire muri iri jambo, ndifuza mukuri yuko tujyana nawe ugakurikira. Iyo wemereye Satani ko aza akicara mu bitekerezo byawe akabigenga, ukemera yuko abifata, ntuvuge ngo umunsi wose, ukemera yuko gusa abifata n'isegonda imwe. Isegonda ni akantu gatoya cyane, ariko ukemera ko Satani aza akagutekereresha icyo ashaka gutekereza mu isegonda imwe gusa. Usa nkaho umutije icyuma, usa nkaho umutije icumu ryo kukwica, kuko Satani ntazagutekereresha icyiza ashaka kugera ku cyiza, ahubwo ni umutima aba arimo atangira gusenya kugira ngo uzemo intambara. Bibiliya iratubwira mu Migani igice cya 4:23, iratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka. Iby'ubugingo bikomoka kuri uwo mutima. Narimo nsoma mu yindi Bibiliya haravuga ngo cyane cyane ngo uzahore urinze umutima wawe, ngo kuko ari wo ubuzima bushingiyeho. Haleluya! Uzarinde umutima wawe kuko arimo ubuzima bwawe bwose bushingiyeho. Rinda umutima wawe kurusha ibintu byose ubasha kurinda. Niyo mpamvu ikintu cy'ingenzi umukristo agomba kwiga ari iki. Icy'ingenzi ugomba kwiga. Tujya dutanga amafaranga menshi kugira ngo twige, tujya dutanga ibintu byinshi kugira ngo tumenye, ariko ikintu umukristo agomba kumenya no kurinda ni ibitekererezwa imbere mu mutima wiwe. Nicyo tugomba kurinda no gushiraho attention, no gushiramo imbaraga, kurinda ibintu byose bituruna, bizenguruka, byiburuka mu mitima yacu, bigendagenda mu mitima yacu, tukabirinda, kuko iby'ubugingo bwose naho biva. Ikintu cy'ingenzi rwose umuntu w'umukristo yagombye gukora nicyo no kurinda umutima wiwe, kwiga kurinda neza ibitekerezo. Devoir cyangwa se umukoro ngiye kuguha, ijambo ry'Imana ririmo kumpa rinakaguha nawe niki, nuko wiga kurinda neza ibitekerezo byawe bibera imbere muri wowe, ukiga kubirinda, kuko urinda ubutunzi bwawe bw'izahabu, yewe no kuruta ubutunzi bwawe bw'izahabu. Tubisoma neza mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuko nari maze kubabwira ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi bintu byose birindwa. Nushaka kubyumva neza, twabisomye tugiye gusoma ijambo ry'Imana, mwumve ko Yesu Kristo abivuga. Munyumve nsome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 7, ndasoma mpereye ku murongo wa 14 ngeze ku murongo wa 23. Wumva ko Umwami Yesu Kristo avuga ibyo bibera mu mutima. Aravuga ngo, arongera ahamagara abantu, arababwira ati mutega amatwi mwese munyumve. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu kinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu,
ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ucyo Yesu Kristo avuga. Uyu ijambo dusomye ni umunsi umwe Yesu Kristo yari kumwe n'abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi ngo bigeze kumusanga aho yari ari n'abigishwa biwe, ngo babona abigishwa ba Yesu Kristo barya ngo batajabitse intoki mu mazi nk'ikimenyetso cyo kwiyeza nk'uko abayuda babitegekwaga. Noneho abafarisayo n'abanditsi ngo baraza babaza Yesu, baramubwira ati ariko kuki abigishwa bawe barya batabanje kwihumanura? Kuki barya ibyo kurya bahumanye, batabanje ngo gukaraba ngo bakureho ibyo bibasha kubahumanya? Yesu Kristo niko kubabwira, arababwira ngo nimutega amatwi, mutega amatwi mwese mu nyumve, ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ibiva mu mutima w'umuntu nibyo byonyine bibasha kumuhumanya, ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, havamo guheheta, havamo gusambana, havamo kwiba, havamo no kwica, havamo kwifuza kubi no kugira nabi, havamo uburiganya n'iby'isoni nke, havamo ijisho ribi n'ibitutsi, havamo ubwibone n'ubupfu. Ibyo byose biva mu muntu nibyo byonyine bibasha kumugira gute? Kumuhumanya. Ngizi intambara no kubabwira ngo intambara zibera imbere mu mutima. Yesu Kristo agerageza kuzirondora, aravuga ngo ibi byose biva mu mutima nibyo biza bikica umuntu, nibyo biza bigahumanya umuntu, nibyo biza bikamutandukanya n'Imana. Kandi nibyo ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo tubashe kurinda umutima wacu. Nitutarinda umutima wacu, ibi byose dusomye, ibi byose Yesu Kristo yabwiraga abantu, ibi byose ijambo ry'Imana ribwira abantu, bizava mu mitima yacu, dusange ibi byose byatugize imbata yabyo. Paulo wera iyo ntambara nawe yarayizi, iyo ntambara yarayimenye. Mu rwandiko yandikiye Abakorinto tugiye gusoma, mwumve ko abivuga nawe muri izo intambara zibera mu mutima, intambara abona zibera imbere mu mitima y'abantu. Paulo azivuga gute? Umva ko tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, wumve ko Paulo abivuga. Igice cya 10 umurongo wa 4 n'umurongo nimpere ku murongo wa 3, umurongo wa 3, umurongo wa 4 n'umurongo wa 5, ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu titurwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Umurongo wa 5 kavuga gute? Ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima yacu byose ngo tubigomororere Kristo. Paulo aje kwandikira ijambo ni nkaho we yigize umunyantege nkeya cyane. Icyakora birashoboka yuko n'abantu mukuri bamubonaga ko ari umunyantege nke. Abantu iwe avuga, iyo usomye utangiye ku gice cya 10 ubona uburyo ari umunyantege nkeya, ariko hari n'ahandi abitubwira, aratubwira ngo yagendanaga igishakwe muri we, yagendaga intege nkeya, ngo yigeze no kwinginga Imana, ngo yinginga Imana ngo Mana ngo wankirije iki gishakwe, ngo Imana iramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ahora agendana izo ntege nkeya mu mubiri, afite intege nkeya z'umubiri, n'abantu bakamubona afite intege nkeya z'umubiri, ariko hari icyo yaratandukaniyeho n'abandi bantu, hari icyo yaratandukaniyeho n'abandi bantu, aricyo ngiye kukubwira uyu munsi wa none, aricyo ijambo ry'Imana ririmo riragusaba uyu munsi wa none. Imbaraga za Paulo zari imbaraga zuzuye zirimo Imana. Imbaraga za Paulo zari ziri imbere mu mutima, umutima wiwe wari ufite imbaraga. Niko tubwira muri ya jambo iyo uhereye ku murongo wa 4
ku murongo wa 3 twasomye muri kiriya gice cya 10 Abakorinto ba 2 aravuga ngo mukuri tugenda dufite umubiri w'abantu tugaragara yuko turi abanyantege nkeya, ariko aravuga ngo dufite handi imbaraga zacu tuzifite ahandi, imbaraga zacu tuzifite mu mutima, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Intwaro z'intambara yacu ntabwo ari iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome, imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi, ngo ndetse ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Nguyu murongo wa nyuma nshaka ko tuganiraho, ngo dufata mpiri ibitekerezwa byose mu mitima kugira ngo tubigomororere Imana. Paulo icyo avuga mukuri yashaka kuvuga ngo nubwo afite imbaraga z'abantu, afite intege z'abantu, ariko Imana yamuhaye gufata n'ibyo abandi bantu batekereza, agafata ibintu abandi bantu batekereza, ibitekerezo by'abandi bantu batariwe mu mbaraga z'Umwuka Wera, akabasha kubifata. Kuko avuga ngo Imana imbaraga yamuhaye zibasha no gufata ibitekerezo by'abantu. Ariko se wafata ibitekerezo by'abantu utabanje gufata ibyawe? Uyu munsi sinifuje kuja kuri biriya bitekerezo, wenda dushobora gufata ibitekerezo by'abantu, ariko nagira ngo ngusabe nkwinginge ngo hariho iki ijambo ry'Imana ririmo riradusaba uyu munsi, ni ukugira imbaraga zibasha gufata ibitekerezwa biri imbere muri twebwe. Nkabasha gufata imbaraga z'ibitekerezo biri muri njyewe, ukabasha gufata imbaraga z'ibitekerezo biri muri wowe, ukabigomororera Kristo, kuko za ntambara zose zirimo, za ntambara twasomye muri Mariko, za ntambara zose Kristo atubwira, ubuhehesi, ubusambanyi, ubupfu, ubujura, inzangano, ziriya ntambara zose Kristo atubwira ngo ziva muri twebwe zikatwanduza imitima yacu, ziraza zaturamo zikazadutandukanya n'Imana. Paulo rero dore atubwira, aratubwira ngo Imana yaduhaye imbaraga, Imana yaduhaye imbaraga mu mitima yacu yo gufata izo ntambara zose, yo gufata izo mbaraga zose zibereye mu mitima yacu, za zindi ziza muri wowe waba uryamye ugatekereza, waba ugenda ugatekereza, zikaba zanagutandukanya n'Imana. Paulo aratubwira ngo izo ngizo nizo dufiteho imbaraga z'Umwuka Wera, ngo dushobora kuzifata ngo tukazikubita hasi. Dufite izo mbaraga zituma dufata ibitekererezwa muri twebwe, ibitekerezwa imbere mu mitima byose, ngo tukabiharira Kristo, byose tukabigomorera Kristo, maze Kristo akabidukuramo, akabasha kugira gute, akabasha kwinjira mu mitima yacu agaturamo, ibyo bintu byose akabikuramo, ibyari muri twebwe bidutandukanya n'Imana, Kristo akabidukuramo. Ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Ese uragira ngo ikirwanya kumenya Imana gituruka handi? Ikirwanya kumenya Imana gituruka muri wowe, kigaturuka no muri njyewe. Ikirwanya kumenya Imana ni imbaraga ducumbikira muri twebwe, zigatangira ari ibitekerezo, bikazamuka ari ibitekerezo, byageraho bikabamo habitude, bikabamo ari akamenyero, ukabigendamo, waba utwaye imodoka ukabigendamo, waba ugenda n'amaguru ukabigendamo, waba uryamye ukabigendamo, ugatekereza, umutima wawe ukemera ukayoba. Ibyo byose nibyo Paulo atubwira ngo twahawe imbaraga muvandimwe, twahawe imbaraga z'Umwuka Wera zibasha kudufasha gufata izo mbaraga zose zirwanira muri wowe. Kandi reka nkubwire inshuti, izo mbaraga iyo zije rimwe na rimwe ntuzamenya ko ari mbi, ariko zizatangira ku kintu ubona usuzuguye, zigende ku kindi usange muri wowe wabaye isibaniro ry'ibitekerezo bibi. Iki ijambo ry'Imana ririmo rirakubwira n'iki? Ni ukwihana ibitekerezo bibi. Iki ijambo ry'Imana ririmo rirakubwira n'iki? Ni
kudaha satani n'umwanya n'umwanya muto ni segonda imwe nkuko natangiye mbivuga ngo umutima wawe utangire uvagabonde, umutima wawe ubunge mu bintu bitagufitiye akamaro, umutima wawe utangire kukuganisha ku bibi, kuko iyo uretse nibwo uzasanga uguye mu cyaha. Ariko Pawulo aratubwira ngo twahawe imbaraga, abwira Abakorinto ngo nubwo tugenda n'umubiri w'abantu, nubwo tugenda dufite intege nke z'abantu, nubwo tugenda dufite twambaye uyu mubiri, ngo ariko Imana yacu ngo yaduhaye imbaraga zo gusenya ibihome, imbaraga zo gusenya ibihome ngo tukabikubita hasi, ndetse ngo tugafata n'ibitekererezwa imbere. Muvandimwe wanjye, kubera iki umwana w'umuntu atabasha gufata ibitekerezo byiwe? Kubera iki umuntu adabasha gufata ibitekerezo bye? Umwanditsi umwe w'umuhanga yaravuze ngo umuntu ubasha gufata ibitekerezo byiwe akabifata akabitegeka, ngo afite imbaraga ziruta umuntu utegetse isi. Ibitekerezo by'umuntu bifite ubugome kuruta ubundi bugome bwose, ariko kandi mu bitekerezo byawe harimo ubundi butunzi, harimo izindi mbaraga, harimo amahoro, harimo ibintu byinshi ushobora gushyiramo bivuye mu ijambo ry'Imana. Iyo uretse Kristo akabyinjiramo, yinjira muri ibyo bitekerezo byawe, iyo atangiye kugenga umutima wawe akawuyobora, usanga wabaye umuntu w'amahoro. Ariko iyo uretse umutima wawe ugakubita hirya ugakubita hino, ukaja mu bibi, ugacumbikira ikintu cyose kije ukacyemera ko kiba mu mutima wawe, kirakagaruka kikakubera icyaha. Hari ibintu byinshi cyane uyu mutima wawe, ibi bitekerezwa biri imbere, ibintu byose biza imbere bishobora kuza biri mu nzira nyinshi. Ibintu ducumbikira mu mitima yacu bitubera intambara bishobora kuza biri mu nzira nyinshi. Kimwe bishobora kuza biri mu byifuzo by'iyi si, ukareka umutima wawe ukawutwara mu byifuzo byose ushaka. Byaba ibyifuzo byiza ukajyamo, kwifuza ibyiza bigufitiye akamaro, ni byiza kuko iyo tubyifuje turabikorera. Ariko hari n'igihe twifuza ibihendo iby'isi yanga. Ibyo byifuzo byose iyo bije bikaja mu mubiri, mu mutima wawe, umutima wawe ukabicumbikiramo, icyo gihe biraza bikakubera intambara muri wowe. Ariko kandi ibyo bindi bicumbikirwa mu mutima, uretse n'ibyifuzo, mu mitima yacu habaho n'izindi ntambara. Umutima wacu hagacumbikira ubwoba bw'ibintu ibyo ari byo byose, ukaza ukaba muri twebwe. Ubwo bwoba ugahora utekereza ku bintu biguteye ubwoba, ku bintu bishobora kukwica, ku bintu bikubujije amahoro, bikagutwara umwanya aho washatse ubuhungiro ku Mana. Umutima wawe ugakomeza gutekereza ibyo bintu gusa, biraza nanone bikakwica. Ibyo biri mu mutima wawe bishobora kuba ubwibone buhora mu mutima wawe, bishobora kuba inzangano zihora mu mitima yawe, bishobora kuba n'ibindi bintu byose bigutandukanye n'Imana. Ibyo bintu by'amoko yose biraza bikaza mu mutima, bikaguha gutekereza ibintu bitandukanye. Ibyo bitekerezo byawe bikaza bikakubera ubugome, bikicumbikirira muri uwo mutima, umutima wawe akawurwaza. Ariko umve ko ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbaraga Imana yaduhaye, ijambo ry'Imana yaduhaye, umwuka w'Imana yaduhaye, ufite izo mbaraga, ufite ubwo bushobozi, ufite ubwo butware bwo gufata ibyo bitekerezwa byose. Iyo wumvise igitekerezo kibi cyaje muri wowe, ufite imbaraga wahawe n'Imana. Ntukareke kigumamo, ntukacyemerere, ahubwo uzagihe Yesu Kristo, uzakigomorore Yesu Kristo. Ibintu byose ubona byaguhungabanyiriza umutima, hari inzira imwe gusa muvandimwe, ni ukutabyemerera, ahubwo mu mbaraga wahawe n'Imana urabifata ukabishikiriza Yesu, ukabwira Yesu, Mana mfasha, Mana ntabara, Mana ngwino winjira mu mutima wanje, injira mu mutima wanje, injira mu mutima wanje untabare, uganze mu mutima wanje, unkuremo ibi bitekerezo bibi. Nubwo ndi kubivuga wenda muri aya magambo makeya, ariko ndagira ngo nkubwire ko ubugome bwa mbere bwica umuntu budaturuka hanze, ahubwo buturuka mu mutima wiwe, buturuka muri we imbere,
gucumbikirwa muri we imbere. Ibyo byose bibera mu mitekerereze yacu, Imana irabizi. Biriya byose turwana nabyo dutekereza, Imana irabizi, Imana irabireba. Ibyiza bibera mu mitekerezo byacu irabyishimira, ibibi irabyanga, biba ikizira imbere yayo pe. Niba ubifite muvandimwe, byiyambure hakiri kare, kuko umwanzi wawe ushaka kukwambura ubutunzi bwawe bwa mbere, arashaka kubanza kukwambura ibitekerezo bizima. Arashaka kubanza kukwambura ibitekerezo byawe bizima biguhuza n'Imana, bikakugira umuntu. Niyo mpamvu ngusaba, ijambo ry'Imana rigusaba muri iki gitondo cya none, muri uyu munsi wa none, ngo niba ukibifite ibyo bintu byose, ukibasha kubicumbikira, byiyambure ubyishire kure. Umunyazaburi w'139 aravuga ngo, Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, ngumenyera kure ibyo nibwira. Imana yacu imenyera kure cyane ibyo twibwira byose, iraturondora ikatumenya. Niyo mpamvu mukuri tutagombye guhisha Imana ibyo dutekereza. Kandi abantu benshi ntabwo bazi ibibazo n'imbaraga ziva mu mitekerereze. Ntabwo abantu bazi imbaraga nziza zishobora kuva mu bitekerezo byiza ngo babikoreshe. Ntibazi n'imbaraga mbi zishobora kuva mu bitekerezo bibi ngo babyirinde. Ibitekerezo bibi biraza bikabacumbikamo, ibitekerezo byiza biraza bikabacumbikamo. Ariko reka nkubwire muvandimwe, guhera uyu munsi wihane ibitekerezo bibi. Niba ushaka kubana n'Imana, wihane ibitekerezo bibi. Uriya munyezaburi aravuga ngo, Mana ngumenyera kure ibyo nibwira. Umenyera kure ibyo nibwira, umenyera kure byose ibyo nibwira byose, Mana urabizi. Niyo mpamvu ntagomba guhisha. Umutima wanje uri imbere y'Imana usa nkaho utambaye. Umutima wawe uri imbere y'Imana usa nkaho utambaye. Niyo mpamvu mukuri ibyo nagombye gukora byose, imbaraga zanje zose, uko nsaba Imana uyu munsi wa none, ndimo ndakubwira ijambo kandi nanjye ndibwira. Icyo nsaba Imana uyu munsi wa none, nuko Imana izigatura mu bitekerezo byacu, ikabihindura ngatekereza nk'uko ishaka. Kiga gutekereza nk'uko Imana ishaka, nawe ukiga gutekereza nk'uko Imana ishaka. Kandi niyo mpamvu muvandimwe ngusaba, tugiye gusoza ubu butumwa, ngo usenga nk'uko uyu munyezaburi w'139 asenga. Ngiye gusoma umurongo w'iriya zaburi, umurongo wa 23. Iriya zaburi y'139, wumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ni isengesho ngira ngo dusorezeho. Uko umunyezaburi yasenze abwira Imana, amaze kumenya ko Imana imumenyera kure, amaze kumenya yuko Imana imenya ibitekerezo byiwe, amaze kumenya yuko Imana imurondora, noneho aratinyuka arasenga. Ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24 ariho ngiye kugusaba kugira ngo usenge. Isengesho ryawe nawe usenge nk'uyu munyezaburi. Aravuga ngo, Mana ndondora umenye umutima wanjye. Mana ndondora umenye umutima wanjye. Vugutira umenye ibyo ntekereza. Vugutira umenye, unshure umenye ibyo ntekereza byose. Umvugutire unshure umenye ibyo ntekereza. Ibibi ubijugunye Mana, ushire mu mutima wanjye ibitekerezo byiza. Hanyuma ku murongo wa 24 aravuga ngo, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Nshuti yanjye, nsoza nagira ngo nkubwire, inzira yo kubaho neza mu Mana tihera hanze. Inzira yo kubaho neza mu Mana no kugera mu ijuru itangirira imbere muri wowe. Inzira yo kurimbuka tihera hanze mu byo ureba, ihera imbere muri wowe. Zombi ni inzira. Mu mutima wawe haguye inzira zombi. Haguye inzira zo kugera ku Mana, ariko kandi akaguha n'inzira yo kugera hehe? Aho umwanzi ashaka. Niyo mpamvu uyu munyezaburi avuga ngo, urebe yuko hariho inzira
y'ibibi indimo. Mana urebe niba hariho inzira y'ibibi. Usenga ubwira Imana ngo Mana urebe niba hari inzira y'ibibi iri mu bitekerezo byanje, uyinkuremo ushiremo inzira y'ibyiza. Ngiki cyo ngusaba. Iki jambo ry'Imana rigusaba uyu munsi wa none mu magambo makeya niki? Nuko winginga Imana ikagushorerera mu nzira y'ibyiza ibihereye mu mutima wawe. Igahera mu mutima wawe igashiramo ibyiza ukabigenderamo ubuzima bwawe bwose. Ikakurinda guhera ibibi imbere mu mutima wawe bizakuganisha hano. Ngiki kwifuriza uyu munsi wa none no kugira mu mutima wawe hamwe mu bitekerezo bizima byiza, wiyambura ibitekerezo bibi. Tugacumbikire n'isaha imwe n'isegonda imwe n'akanya gato. Ntukemere Satani yuko acumbika muri wowe mu bitekerezo, kuko ibitekerezo byawe nibyo bizoguha ubugingo, ibitekerezo byawe nibyo bikubuza ubugingo. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ntacyo riduhisha. Ijambo ryawe riratwereka neza yuko mu byo dutekereza harimo ubugingo, kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo turinde umutima wacu ngo kuruta ibindi bintu byose birindwa, ngo kuko harimo hakomoka iby'ubuzima bwose, iby'ubugingo bwose bikomoka mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu. Ndasabira mwene Data unyumva, nanje ubwanje ndisabira Mana kugira ngo uze winjire mu bitekerezo byacu, uhuzuze ibyiza. Twige gutekereza ibyiza gusa, twige kwanga ibibi. Ijambo ryawe rize ribe muri twebwe rigwiriye, kugira ngo Mana ariryo twinjiramo, ariryo tutekereza, ariryo riduha gutekereza, ariryo riduha kurota. Ibyibi byose Mwami Imana bitube kure. Ndagusabye kwinginga Data twese uri mu ijuru, kugira ngo imitima yacu ukomeze kuyeza, uyejeshe ijambo ryawe. Ndingingira mwene Data unyumva, ndingingira inshuti yanjye inyumva, ndingingira umuntu wese wumvira ijambo, kugira ngo uze ukure ikibi mu mutima wiwe, uremo mu bitekerezo bizima byubaka, bimwubaka, bimugeza ku Mana. Data urakoze cyane, mu izina rya Yesu Kristo ngusabye kwinginga. Amen.